Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Birashoboka ko hari abahari ariko badafite inyota yo gushaka mu maso y'Imana, badafite inyota yo kuri imbere y'Imana, badafite inyota yo gushima iyabarinze. Ariko jewe nawe Imana nihabwa icyubahiro kubera ko yadushoboje gutera intambwe tukaboneka mu nzu yitiriwe izina ryayo kandi twibuka ibyo Imana yakoze. Amen. Haleluya. Ndazirikana neza ko basengeye ijambo, turakomeje turi busenge, umwanya turawufite. Harimo abatakinyuka, harimo abashyashya. Yesu nashimwe. Hashize iminsi ariko uyu mubona imbere yanyu nitwa Mutesi Sara. Ndi umumama wubatse, ufite umugabo n'abana 4. Ndi umukristo, ndi umugenzi ujya mu ijuru, ndi umwana w'Imana. Cyo nicyo cy'ingenzi, cyo nicyo nishimira cyane. Mu mazina yose wanyita unyise umwana w'Imana biranyuba. Yesu nashimwe. Haleluya. Chumbitse karuka. Niho ncumbitse. Nasobanukiwe ikintu kimwe kunyura mu ijambo ry'Imana. Nasobanukiwe ko nabiyubakiye bacumbitse. Waba ubizi nawe? Yego. Isaya 42 yusomye ku guhereye ku murongo wa 5 harimo umurongo nasomyemo uvuga ngo abayituraho ibaha umwuka, ngo naho abayigendaho ikabaha ubugingo. Mwiki abayituyeho ibaha umwuka ariko abayigendaho ibaha ubugingo. Turi abantu babiri bari hano. Yesu nahimbazwe. Hari abantu bazi ngo kubyara baba bazutse, gupfa birarangiye, nta bindi byiringiro. Aba n'abatuye bafite umwuka, ariko hari abandi bagenzi basobanukiwe ko Kristo ari umwami n'umukiza, kandi aho yagiye kubategurira, kandi aho yagiye kubategurira nabo niho bazajya. Abo rero basobanukirwa neza ko ari abagenzi badatuye. Hanyuma babwire ngo n'ikidutinjije hano nta kindi, ni ukugira ngo dusangize abafite umwuka gusa, tubasangize ubugingo. Niba bwakira bave mu kuba abaturage baza mu rugendo tugende. N'Imana icyubahiro. Haleluya. Amina. Tugiye mu ijambo ry'Imana. Turi busome ibice 2, nubwo igice kimwe cyo nkamaye guhagararamo, ariko hari ikindi turi buhagararemo. Turi busome ibyo bice byombi bifite imirongo 8. Niba usanga umusomyi wa Bibiliya mwiza muhe mikoro dufatanye kuvugana ubutumwa. Yego, Imana imugisha. Mutwe w'ijambo rero uravuga ngo ikidutera gushima no Uwiteka yatubereye mutabazi. Mwiki umutwe uravuze ngo ikidutera gushima no Uwiteka yatubereye umutabazi. Yesu nahimbazwe cyane. Uyu munsi niyo mpamvu turimo gushima. Uyu munsi niyo mpamvu turi mu nzu yitiriwe izina ry'Uwiteka dushima Imana. Yesu nashimwe. Kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa 12 turimo dusoza, ndayambwira ngo harimo ibintu byinshi byari buhitana ubuzima bwawe, byari butuma wibagirana mu isi y'ababaho, byari butuma ubaye utakibukwa rwose, ariko Umwami Imana yakubereye umutabazi. Imana yarakurengeye. Yesu nashimwe. Nicyo cyatuma nawe uyu munsi uzabura ijwi ryo gushima, kavuga ngo Mana ndagushima kuko wambereye umutabazi. Aha naho wambereye umutabazi. Ibi byari mu mpitane, ariko Uwiteka ntiwantanze. Kuba umuhigo wamenyeye ababisha bande barandengeye. Haleluya.
Imana itakurengera ntabwo wakabayishima. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Twagiye nshuti yanjye Zaburi igice cy'ijana na 21. Hama nitugisoza turasoma ku gice cy'ijana na 24. Tugendane neza. Ijana na 21. Reka dusome. Aravuga ngo nduburira amaso yanjye ku misozi. Uyu mwanditsi aravuga ati nduburira amaso yanjye ku musozi. Gutabarwa kwanjye kuzava he? Aribaza ati mbere gutabarwa kwanjye kwava he? Gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Amina. Haleluya. Impamvu turi hano dushima nuko gutabarwa kwacu kwavuye ku Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi. Ntabwo ubutabazi bwawe bwavuye muri musaza wawe, ntabwo ubutabazi bwawe bwavuye ku mudamu wawe, ntabwo ubutabazi bwawe bwavuye ku mugabo wawe, ntabwo bwavuye kuri musaza wawe, oya ntabwo ari mu muryango wawe, ahubwo ubutabazi bwawe bwavuye ku Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi. Haleluya. Haleluya. Iyo niyo yagutabaye, iyo niyo yakurengeye, iyo niyo yakurwaniriye. Muri hanga harabwira yasavuga y'amagambo aravuga ngo izanjye zirazi kandi nanjye ndazizi, ubugingo bwazo buri mu gipfunsi cyanjye, ngo nta kizabasha kumuvuvunuramo, kubera ko abubereye umutabara, kubera ko abubereye umurengezi, kubera ko abubereye igihome kibakingira. Komera Imana yawe amashyi, kubera ko Imana yakubereye ingabo icitse ku buzima bwawe. Haleluya. Yesu nashimwe. Amen. Ntazakundira ibirenge byawe ko biteguza. Avuga ngo iki? Aravuga ngo ntazakundira ibirenge byawe ko biteguza. Narakubwira ngo hari Imana yarinze intambwe zawe, hari Imana itatumye ibirenge byawe biteguza, kandi hari iby'abandi byateguje. Nshuti yanjye ntukirengagize, hari iby'abandi byateguje, ariko icyagutera gushima ni uko Imana itatumye ibirenge byawe biteguza. Haleluya. Ntahunikira. Bibiliya ngo uturinda ntabwo ahunikira. Imana ishimwe ko yaturinze uyu mwaka, kandi ntabwo yahunikiye yemwe. Ntabwo Imana yacu yahunikiye. Imana yacu yatubereye maso, Imana yacu yaraturinze, Imana yacu yaraturengeye, Imana yacu yaduciriye icyanzu. Abanzi bari baciye urwobo, ntabwo Satani yahwemye kuguhiga, ariko uko yaguhize niko Imana nayo yaciye icyanzu ku buzima bwawe. Imana irakwimana, irakurinda. Uyu munsi uratura amashimwe, uravuga ngo Imana nihabwe icyo. Haleluya. Yesu nashimwe. Yesu nahimbaza. Ngwiturinda ntabwo ikirite, ntabwo ihunikira, ntabwo Urinda Abisirayeli Yesu ntazahungira kandi narambwira ngo ntazasuzugura. Imana yakurinze ntiyahunikiye. Nshuti yanjye Yesu nahimbazwe cyane. Wagenze mu modoka nk'abandi, iz'abandi zirabahirika, uyu munsi ntibakibukwa, ariko Imana yakubereye maso, irakurinda uriho. Yesu nashimwe. Haleluya. Hari byinshi wakwibuka mu buzima bwawe. Imana yakurokoye, Imana yakurengeje, Imana yakurinze, Imana iguhaye kuburiho. Hari impamvu uriho, hari ikigushakaho, hari ikigukeneyeho, hari aho ishaka guhagarare, hari icyo ishaka muyikorere. Haleluya. Amen. Dore urinda Abisirayeli, ngo dore irinda Abisirayeli ntazahunikira kandi aho ntazasuzugura. ngaho. Mbese aho ntiyabirinda Abanyarwanda noneho. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Amina. Haleluya. Imana irinze Abanyarwanda, Imana ibarinze bene da. Ntabwo ihunikira, ntabwo isinzira, ihora iri maso. Amen. Uwiteka
Uwiteka niwe murinzi wawe. Uwiteka niwe kirema. Uwiteka ni igicucu cyawe. Uwiteka niwe murinzi wacu. Yesu nashimwe cyane. Uwiteka niwe murinzi wacu. Salomo muri Zaburi nawe yaravuze ngo Uwiteka atariwe warinze abarinzi baba babereye maso ubusa. Yesu nashimwe. Haleluya. Uwiteka rero niwe watubereye umurinzi uyu mwaka wose. Umwami Imana niwe watubereye umurinzi. Imana niyo tubereye maso. Imana yacu niyo yaturinze. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Nushaka biha agaciro, nushaka ubyumve cyane, ntabwo ari wa muzamu wo ku irembo ryawe wakurinze. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Amina. Haleluya. Imana yo mu ijuru yaturinze. Mbese wowe usinziriye ninde ukubera amaso bakurinde? Imana yo mu ijuru yo nikubera amaso ikakurinda. Ninde wakubereye urugi rw'amazuru yawe? Uragira ngo ikinyenzi cyari bugutinya ntikinjire, ariko hari Imana ikubera amaso. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Amina. Haleluya. Uwiteka niwe ki? Niwe murinzi wawe wo kugira gute? Wo kwizera. Yesu nashimwe. Hariho abarinzi barinda ariko atari abo kwizerwa. Yesu nashimwe cyane. Ariko Imana yacu niyo murinzi wacu kandi ngo wo kwizerwa. Ntabwo ashidikanywaho. Imana yakurinze ntabwo ibishidikanyaho. Imana yo kwizerwa. Niwe ki? Niwe gicu? Komeza nshuti yawe. Uwiteka ni igicucu cyawe iburyo bwawe. Uwiteka ni igicucu cyawe iburyo bwawe. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Iburyo bwawe Uwiteka akubereye igicucu. Imana ihabwa icyubahiro. Bivuga ngo aho ugenda ntabwo umusiga, agendana nawe akakubera igicucu iburyo bwawe. Yesu nahimbazwe cyane. Amen. Haleluya. Izuba ntirizakwica ku manywa. Ngo izuba ntirizakwica. Se mwibaza ko ari izuba ryaka? Ni irindi tunyuramo buri munsi. Hari irindi zuba Imana yakurinze ritakwishe. Ngo nijoro cyangwa ukwezi nijoro. Cyangwa ukwezi nijoro kuzagira ute? Ntabwo uzagutinya. Uwiteka azakurinda ikibi cyose. Uwiteka azakurinda ikibi cyose. Imana yakurinze ikibi cyose muri uyu mwaka. Imana izakomezanya nawe na 2020. Izakurinda ikibi cyose. Izakomeza igendane nawe. Izakubera igicucu cyawe cy'iburyo. Haleluya. Niba uzarinda ubugingo bwawe. Imana yacu nizarinda ubugingo bwacu. Uwiteka azakurinda amajya n'amaza. Umwami Imana azaturinda amajya n'amaza. Uhereye none ukageza iteka ryose. Uhereye none ukageza iteka ryose. Yesu nashimwe. Niki cyadutera gushima? Nuko Uwiteka ari utubereye umutabazi. Yesu nahimbazwe cyane. Reka rero tugere muri cya gice 24. Ibiri ndavuga mu indirimbo ya Dawudi y'amazamuka. Murongo wa mbere. Iyo Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu. Wiyabikiye. Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu. Abe ariko Abisirayeli bavuga ngo ariko mwebwe muvuga uyu munsi iyo Uwiteka atari we wari mu ruhande rwanyu bene da. Yesu nahimbazwe cyane. Iyo Imana itaba mu ruhande rwanyu muri he? Iyo Imana itaba mu ruhande rwawe subiza neza ibitekerezo byawe. Wakabaye uri he? Wakabaye witwa iki? Wakabaye uri nde? Ariko Imana ihabwa icyubahiro kuko yabaye mu ruhande rwawe. Yesu nashimwe cyane. Imana nishimwe ko yabaye mu ruhande rwacu.
Imana yabaye mu ruhande rwawe ngo irwanye ibikurwanya. Imana yabaye mu ruhande rwawe ngo ihagurukire ibiguhagurukiye. Imana yabaye mu ruhande rwawe ngo utunge urutoki bigutunga urutoki. Imana yabaye mu ruhande rwawe ngo iburane n'ibikubaranya. Imana yafashe ingabo nini n'intoya. Imana yashinguye icumu ryayo mu ntagara. Imana yahinze ubugingo bwawe. Ibyaguteye bituruka mu nzira imwe, byatataniye mu nzira imwe, kubera ko Imana yabaye mu ruhande rwawe. Ubyumva wakomera Imana amashyi yawe. Dawudi nk'inararibonye, Dawudi nk'umuntu wahuye n'intambara zikomeye, Dawudi nk'umuntu wahanganye n'ibintu bitoroshye, aravuga ngo iyo Uwiteka ataba mu ruhande rwacu, ngo abareka Abisirayeli bavuga. Yesu nashimwe. Haleluya. Iyo Uwiteka atari wari mu ruhande rwacu, Iyo Uwiteka atari wabaye mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga, baba baratumize bunguri turi bazima. Hari ibyari bukumira bunguri uri muzima, ariko Imana yarabikurinze kubera ko yari mu ruhande rwawe. Hari iminwa y'intare yabumbye, hari ibyo yacecekesheje, hari ibyari bikwasabiye, Imana ibihindura ubusa. Imana ni Imana yica imigambi yicakura. Yesu nashimwe. Imana ni Imana irogoye imigambi yicakura. Yesu nahimbazwe cyane. Dawudi yabishingiraga mu byo yanyuzemo. Dawudi atekereza umuhungu wa Abusalomu amuhagurukiye kandi afatanyije n'Abisirayeli. Yesu nashimwe. Haleluya. Noneho mu ruhande rwabo bamurwanyaga harimo wari umujyanama we wa hafi, umugabo witwa Ahitofeli. Ngo yajyaga inama, bakavuga ngo ntabwo ari we uvuze, ahubwo ni Imana yonyine igize ivuze. Yesu nashimwe. Ariko mu munsi umwe bahagurukiye Dawudi yikoreye amaboko agenda arira. Haleluya. Ariko Imana irengera Dawudi ngo Ahitofeli aricara ajya inama. Agiye inama ngo Imana irogoye inama za Ahitofeli. Imana irogoye inama za Ahitofeli. Inama irogoye inama za Ahitofeli. Inama za Ahitofeli ziragawa. Haleluya. Inama za Ahitofeli ziragawa kugira ngo Imana irengere Dawudi n'Abisirayeli. Haleluya. Inama ze zimara kugawa, baragenda arangije ariyahura. Hari imigambi yicakura Imana yishe uyu mwaka hejuru y'ubuzima bwawe. Ikizi bagirene mwabaye muti Imana yacu icyubahiro. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ijambo ririmo vitamine kwanza. Yesu nashimwe. Haleluya. Aravuga ngo ubwo abantu baduhagurukira, baba baratumize bunguri turi bazima, ariko Imana yo mu ijuru irabarengera. Imana yo mu ijuru irabatabara. Imana yo mu ijuru irabarwanirira, kuko yari mu ruhande rwawe. Imana yari mu ruhande rwawe. Mbese aho nawe ntabyo yakurengeye, mbese aho nawe ntabyo yakurwaniriye, mbese aho nawe ntabyo yagiye iyo, mbese wowe ntabyo yahotoreye iyo utanabimenye yewe. Amen. Haleluya. Aha. ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe, Nguko umujinya wabo wagira gute? Wacanwaga kuri twe. Dawudi yibutse ibintu byinshi. Ibi bintu bikubiyemo ibintu byinshi. Arabyibuka uhereye muri Samweli wa mbere, guhera ku gice
y'amasha afata ingabo nyinshi ajya kumuhiga. Yesu nashimwe. Ajya kumuhiga n'abantu bake bamukurikiye basobanukiwe neza. Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya. Vuga abantu baduhagurukira ngo bari gutumira bunguri babari ubusa. Umwami ahagurukanya n'umutwe w'ingabo zikomeye ajya guhiga Dawudi. Yesu nashimwe. Birambwira ngo Dawudi Sawuli arimo kugenda n'ingabo ze ngo agera ahantu ku buvumo. Umwami rero ntabwo ajya hirya hariya mu bwiherero nk'uko mubivuga. Umwami we ngo ajya gutwikira ibirenge. Ngo nuko umwami yifuza gutwikira ibirenge, arangije yinjira muri bwa buvumo batwikira ibirenge, arangije yinjira hejuru ya Dawudi. Yesu nashimwe. Haleluya. Ariko kuko Imana yari mu ruhande rwa Dawudi, amaso ya Sawuli ntiyabonye Dawudi. Arangije ngo yicare gutwikira ibirenge. Abari kumwe na Dawudi baramubwira ngo isi umunsi w'Uwiteka yakubwiye ko azakugabiza umwanzi wawe, murangize. Dawudi ati biragatsindwa n'Uwiteka gukora ku Uwiteka yirikishije amavuta. Reka da, ibishoboka. Yesu nashimwe. Ageza ku kinyita cy'umwambaro we, arigendera kugira ngo amwereke ko yari afite ububasha. Yesu nahimbazwa cyane. Ikindi gihe ngo baragenda bamenya aho Dawudi ari, ngo bajya kumuhiga nanone n'ingabo nyinshi. Yesu nashimwe. Haleluya, amina, haleluya. Ngo bageze ahantu mu kibaya bararyama bose barasinzira. Imana ibatera fereri. Barabona Sawuli n'ingabo ze n'umugaba w'ingabo Abuneri bose barasinzira. Dawudi arabaza ati mbese ninde turi bujyane mu ngabo za Sawuli na Sawuli? Uwitwa Abishai aramubwira ati jyewe turajyana. Baramanukana ngo bagera mu ngabo zose zagonnye na Sawuli arimo. Imana iri mu ruhande rwawe izatera fereri ibiguhagurikiye ibizigera by'amatwara ibizigera by'amatwara. Yesu nashimwe. Haleluya. Babageramo barazenguruka. Basa nawe ushobora kwinyeganyeza. Dawudi baramubwira ngo twemerera duti kuri 11 duhamanye n'ubutaka narindi tumutera tumurangize yewe. Dawudi arababwira ati biragatsindwa n'Uwiteka gukora ku Uwiteka yimikishije amavuta. Ese ni amaboko yanyu yamuteye ibi? Kuba meza ni amaboko y'Imana yacu. Imana iri mu ruhande rwacu niyo yakoze ibi. Yesu nashimwe. Arangije amashingura icumu rye n'urumwero byari ku musego aherekeje umutwe we. Arangije arabizamuka na Dawudi aterera undi musozi. Agera ku wundi musozi arabakomera cyane. Arababwira ngo mbese Abuneri nuri umugaba w'ingabo mu Isirayeli ntitukwemera. Ese icumu rya shobuja n'urumwero biri hehe? Kuki utarinze shobuja wari ukwiye gupfa rwose. Yesu nashimwe. Haleluya. Dawudi aravuga ngo abantu baduhagurukira bari butumira muri turi bazima, ariko kuko Uwiteka yari mu ruhande rwacu. Haleluya. Kuko Uwiteka yari mu ruhande rw'ubuzima. Akagira ate Uwiteka himba. Muri aya magambo, iyo avuga aya magambo ubonamo iki? Ubonamo iki inshuti yanjye? Muri aya magambo iyo yavuga ntabwo ari ukuyavuga gusa, ahubwo harimo kwibuka ibyo Imana yakoze. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Harimo gusubiza amaso inyuma akibuka ibyo Imana yabakoreye, akibuka uko Imana yabatabaye, akibuka ibyo Imana yabarengeje. Niba ushaka gushima Imana neza, subiza amaso yawe inyuma mu bitekerezo. Ibuka ibyo Imana yakoze. Ibuka ibyo Imana yakoze. Nibwo uri buha agaciro gushima kwawe. Uyu mugabo iyo avuga aya magambo aba arimo kugira ati, arimo kwibuka, aba arimo gusubira inyuma yibuka. Yesu nashimwe. Haleluya. Reka mbabwire bene da, gushima Imana neza ni ukwibuka ibyo Imana yakoze. Yesu nahimbaza. Haleluya. Kandi reka mbabwize ukuri, kwibuka ntabwo tubisabwa. Kwibuka ni itegeko. Ngwiki kwibuka ni iki? Kwibuka ni itegeko. Gute?
haleluya, amina, haleluya. Imana yacu iribuka, kandi iyo wibutse hari igikorwa. Yesu nashimwe. Yongera kubibabwira here, hariya muri ya jambo bakunda kwigisha ku rupfu rwa Yesu, ariko hari n'irindi banga. Mu bice 12 byo kuva, Imana irababwira ngo muzafata umwana w'intama utagira inenge, muwice, muwurye, kandi muzawurye mukwesa inkweto, kandi mufashe inkoni za. Yesu nahimbazwe cyane, haleluya, amina, haleluya. Irababwira ngo amaraso muzayasiga ku bikomanizo by'imiryango no mu ruhame. Irababwira ngo umurimbuzi nacaho akabona ayo maraso ku miryango, abafite ayo maraso ku miryango ntacyo abana babo b'imfura bazaba, n'amatungo yabo ntacyo azaba. Yesu nahimbazwe cyane, haleluya. Iramanuka irababwira ku murongo wa 13, irababwira ngo kandi ibyo bizababera urwibutso iminsi yo kubaho kwa. Yesu nahimbazwe cyane, haleluya. Bigeze ku murongo wa 25, irababwira ngo nimugera muri icyo gihugu muzajyamo, ntimuzigera mwibagirwa kuziririza uyu muhango wera, ngo kugira ngo abana banyu nibababaza ngo mbese uyu muhango kuri mubabwira iki, ngo muzababwire ngo Uwiteka Imana yacu ngo yanyuze ku mazu y'Abisirayeli ngo irimbura imfura z'Abanyegiputa n'uburiza bw'amatungo yabo, kugira ngo bigende bite, bireme mu bana babo ko bafite Imana ibatabara, ko bafite Imana ibarengera, ko bafite Imana ibarwanirira. Haleluya, Yesu nashimwe, haleluya, Yesu nahimbazwe. Imana yacu nishimwe. Birakomeza bigera mu bice 3, umurongo wa 20 narigana 22 mu gutegekwa. Mose ababwira ati, abwira Yoshua ngo nuko ntegeka Yoshua nti, amaso yawe yiboneye ibyo Uwiteka yagiriye ba bami bombi bahahari. Uko nguko wabonye Imana Uwiteka igirira abo bami, niko izagirira n'ahandi wangu kujya. Yesu nahimbazwe, haleluya, amina, haleluya, haleluya. Ahangaha hanshobere rero ibice 7 murongo wa 18 mu gutegeka hanshobere. Tureba aya magambo umugabo yari ahagazemo, yarimo yibuka. Ibice 7:18 turi ku magambo, aya magambo yayavugaga kuwibuka. Iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwawe, abantu bari kuba baratuze. Ibice 7 murongo wa 18 gutegeka kwa kabiri. Umurongo wa 18 uravuga ngo ntuzayatinye. Uyu Mose abwira Yoshua, aramubwira ngo ntuzayatinye. Ayo ni amahanga bambukaga bajyaho. Uzibuke neza ibyo Uwiteka Imana yawe yagiriye Farawo. Uzagira ute? Uzibuke neza. Yarahubwira ngo 2020 ntuzatinye ibyo uzahuriramo nabyo, ahubwo uzibuke neza ibyo Uwiteka yakoze mu 2019. Y'Imana yabikoze, niyo iri kumwe nawe no mu 2020, ntizakomeza kubikora. Yesu nahimbazwe. Aramukomeza amusubizamo intege, aramubwira ngo ntuzayatinye, ahubwo uzibuke neza. Uzagira ute? Uzibuke neza iki? Imana yawe yagiriye Farawo na Egiputa hose. Uzibuke neza ibyo Imana yawe yagiriye Farawo na Egiputa yose. Ibigerageresho bikomeye, Ibigerageresho bikomeye amaso yawe yiboneye. amaso yawe yagize ateye. Ntabyo amaso yawe yabonye 2019 Imana yakurengeye. Ntabyo. Uraha ntabyo. Waba se wicajwe n'iki hano? Ntabyo. Yesu nahimbazwe, haleluya. Hari ibyo Imana yakoze 2019. Niyo mpamvu uri hano, niyo mpamvu waje kwibuka ibyo Imana yakoze, niyo mpamvu waje kuyishima. Yesu nashimwe, haleluya. Arabwira ngo uzabyibuke neza ibigerageresho bikomeye n'ibimenyetso n'ibitangaza n'amaboko menshi
n'ukuboko n'amaboko menshi n'ukuboko kurambutse. Uwiteka Imana yawe yagukurijeyo. Uwiteka Imana yawe yagukurijeyo. Yesu nahimba. Hari ukuboko kurambutse Imana yagukuje mu bintu byari bikoreye. Uyu mwaka urimo gutera umugongo. Niba wowe utabizi genda bizi bisi. Yesu nashimye. Ariko ntabwo ari imbaraga zanjye zahandengeje, ntabwo ari ubutware, ntabwo ari ahubwo hari ukuboko kurambutse k'Uwiteka. Yesu nashimwe cyane, kwansingiriye, kundinda gukorwa n'isoni, kundinda kuba urw'amenyo, kundinda kuba iciro ry'umugani, kundinda abanzi banjye kuvuga ngo wa, kundinda kubaza ngo ese Imana yiri hehe. Ariko yewe mwabana, ariko mpere Imana icyubahiro. Yesu nashimwe. Aramubwira ngo hari ukuboko kurambutse Uwiteka yagukujeyo. Komeza. Uko ni ko Uwiteka Imana yawe izagenza amahanga yose utinya. Amusubirira mu mateka, aramwibutsa, arangije aramubwira ngo uko ni ko Uwiteka Imana yawe izagenza amahanga yose ugira uti utinya. Ndajya mubwira ngo mbere hari ibyo utinya, hari ibyo uri gutinya. Uko Imana yawe yagenje bya bindi 2019 niko izagenza na bya bindi bizaza muri 2020. Iyo yabikoze kuriya niko izabikora nshuti yawe. Ibyo wumva byaba biguhindishije umushyitsi, ibyo wibaza ngo mbese icyerekezo ko nakibona 2020 ko 2019 isiza n'imurungabangabo ko icyerekezo ntakibona, Imana yagize igikora. Iyo niyo igiye guha ibidafite ishusho irabishusho. Yesu nashimye. Haleluya. Amina. Haleluya. Agira ati yewe aramwibutsa. Aya magambo turimo kumva, aya magambo yari ayo kwibuka, ntabwo yari arimo gukorwa. Iri jambo rivuzemo ngo iyo Uwiteka atari we niki n'ibyahise. Sibyo rero niba ntibeshye yuko wenda ikinyarwanda ntagiye mu ishuri ngo nkige, ariko numva ngenekereje abakize siko bimeze. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Amina. Haleluya. Imana ikenera ko twibuka. Yesu nashimwe. Niko yakomeje n'ababwira muri iyo shuri 13 gasingira na 14 ku murongo wa 14 mu bice 13. Imana ibwira Yoshua iramubwira kubwira abatambyi bahetse isanduka y'isezerano berekere kuri Yorodani, kandi ngo Yorodani yari yasumye nshuti yawe, ngo yari yasumye yarenze inkombe. Yesu nashimwe. Ariko Imana irababwira ngo nibamanuka bahetse isanduka y'isezerano kandi bakandagira muri Yorodani. Yorodani yari yasumye bateye ubwoba. Yesu nashimwe cyane. Reka mubwire ngo 2019 urayirenze, ariko 2020 nusanga mu Yorodani yasumye yarenze inkombe gutera ubwoba, ntuzayitinya, uzayikandagiramo. Uwiteka azakurangaza imbere, Yorodani azayica. Yesu nashimwe. Yorodani utarayikandagiramo ntabwo izakama, izakomeza igutera ubwoba, ntabwo uzagera, ariko urasabwa kuyikandagiramo, Umwami Imana akakurangaza imbere, Yorodani igakama. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Barangije ngo baragenda bahetse isanduka n'isezerano, barangije bakandagira muri Yorodani. Amazi ya Yorodani aribwiriza kuko Uwiteka yari mu ruhande rwabo, niba bari barangaje imbere. Ngo ayo hepfo aratemba akamira mu nyanja y'umunyu arashira, ngo ayo haruguru yikubira ku mudugudu witwa Dawu, ngo kure yaho bashakaga kwambukira. Imana 2020 izashyira ibibazo kure yaho ushaka kwambukira. Yesu nashimwe cyane. Bibiliya ngo barambuka, ariko batarambuka ngo bagere hakurya, bagezemo hagati muri Yorodani ngo hakamye neza, nta bunyerere, nta ukandagira ngo anyerere. Imana irangije abaga ngo aha nimuhagarara. Ibwira Yoshua ngo toranya abantu 12 mu miryango yose ya Isirayeli, babwire baca imbere y'abatambyi bahetse isanduka y'isezerano, buri wese aterura ibuye aho hagati, aho hagati, ayeko ku rutugu, bambukana ayo mabuye. Nibagera hakurya aho bari bugandike, bashinga ayo mabuye aho ngaho. Hanyuma abana babo nibo bazababaza ngo ese ayo mabuye kuri mwe babwira iki? Ngo muzababwire ngo abatambyi b'Uwiteka bahetse isanduka y'isezerano bakandagiye muri
Haleluya. Amina. Haleluya. Wari bageze mu murongo wa kangahe? Nayindangije wa 19. Wa 19. Aho ngaho aho twahavuye kare turi hahandi twari turi ese murimo murasobanukirwa ibyo ndimo babwira biri kumwe n'ibyo n'umutwe w'ijambo muri bo. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ushaka kubyumva neza ubisome no muri Zaburi 105. Yesu nahimbazwe cyane. Aba bantu nabo bibutse ngo Dawudi yahamije ariya magambo. Tugeze ku murongo wa 6. Wa 6 muri iki gice. Uwiteka ahimbazwe. Uwiteka agira ati Uwiteka ahimbazwe utadutanze kubikiye nk'umuhigo w'amenyo yawe. kuba umuhigo w'amenyo yawe. Imana ishimwe itaradutanze, Imana ishimwe itarantanze kuba umuhigo w'amenyo bakaguhingaga. Yesu nashimwe. Haleluya. Amina. Haleluya. Yari habyibuka, yari hagira ati yari habyibuka. Ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cyawe. Ubugingo bwacu bukize nk'uko asome neza. Ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi. Ikigoyi kiracitse natwe tuvamo turakira. Yesu nashimwe cyane. Hari ibigoyi byacitse ku buzima bwawe, hari ibigoyi byacitse ku buzima bwanjye, turangije tuvamo kandi turakira. Niyo mpamvu turi hano dushima izina ry'Uwiteka Imana. Amen. Haleluya. Haleluya. Amina. Haleluya. Haleluya. Imana yabaye mu ruhande rwacu. Yesu nashimwe cyane. Aya magambo yayahamizaga ahura na Yoshuwa igice cya mbere murongo wa 5. Imana imubwira ngo nta muntu uzahangara kuguhagarara imbere. Uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, kandi sizagusiga ndetse ntabwo nzaguhana, nzaba ndi mu ruhande rwawe. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Imana iri mu ruhande rwacu izahora iturengera. Imana iri mu ruhande rwacu izahora idutabara. Aya magambo Pawulo arongera arayahamya mu Baroma 8:31. Aravuga ati mvuga iki kandi ati ubwo Uwiteka ari mu ruhande rwacu, Yesu umubisha wacu yabambere. Yesu nashimwe. Haleluya. Imana iri mu ruhande rwacu, nta mubisha izaturengera. Gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Wiki gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Twavuze dutangira turavuga ngo impamvu dushima ni uko Imana yatubereye umutabazi. Yesu nahimbazwe cyane. Kuri uyu murongo arongera aravuga ngo gutabarwa kwacu kubonerwa mu Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi. Yesu nashimwe. Haleluya. Haleluya. Hari ibyo Imana yaturinze inshuti zanjye, hari ibyo Imana yaturengeje, hari uburyo Imana yadutabaye, hari uburyo Imana yaturwaniriye, hari byinshi. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Uyu mugabo avuga amagambo yahuye n'ibintu byinshi, ariko Imana yabaye mu ruhande rwe iramurengera. Ariko buhamya natwe dukomeza twumva, nyamara natwe tuburinganiza n'iby'Imana yakoreye ubuzima bwacu, natwe dushima Imana. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Dawudi uyu yongera gushima Imana, aravuga ngo nibutse Zaburi 145 umurongo waho na 3.
umurongo wa 5 aravuga ngo nibutse iminsi yace nibwiye ibyo wakoze byose nacereje umurimo w'intoki zawe nkurangurira amaboko nyiragutere. Yesu nahimbaze cyane. Haleluya. Mbese we ntabyo wakwibuka wibutse iminsi yace. Yesu nashimwe cyane. Utacereje hasome wowe nshuti, hasome nza dusoreza. Ijana 43 umurongo wa 5. aravuga ngo nibutse iminsi ya kera nibwira ibyo wakoze byose. Nibutse iki? Iminsi ya kera. Nibutse iminsi ya kera. Nibwira iki? Nibwira ibyo wakoze byose. Wowe ntabyo wakwibwira wibutse iminsi ya kera, ntabyo wakwibwira ibyo Imana yakoze. Haleluya. Nibwira ibyo wakoze byose. Ntekereza umurimo w'intoki zawe. Ntekereza umurimo w'intoki zawe. Uramburira amaboko. Ngo ndangije ngirane. Uyu munsi ni umunsi wo kuramburira Imana amaboko. Wibutse iminsi ya kera nshuti yanjye. Utekereje ibyo Imana yakoze. Ugatekereza imirimo y'amaboko yayo ku buzima bwawe. Nta kindi waramburira Imana amaboko. Kuramburira Imana amaboko ni ukuyishima nshuti yanjye ibyo yakoze. Urangurira iki? Ngo urangurira amaboko. Iyo wibutse ukarangura amaboko ushima, ntabwo bigarukiraho, ahubwo umutima wawe wongera kunyoterwa Imana, ahubwo umutima wawe wongera gukumbura Imana, ahubwo umutima wawe wongera kwishimira Imana, ayiwe umutima wawe wongera gukenera kwamatana nayo. Haleluya. Ngo urangurira amaboko. Hanyuma ngo bigenda bitera umutima wanjye kugira inyota. Ngo umutima wanjye kugirira inyota nk'igihugu kiruhijwe n'amapfa. wo nk'igihugu kiruhijwe n'amapfa. Irekere nibutse iminsi ya kera nibwira ibyo wakoze, ntekereza imirimo y'amaboko yawe, ndangije nkurangurira amaboko. Umutima wanjye kugirira inyota nk'igihugu kirembejwe n'amapfa. Iyo wibutse ibyo Imana yakoze wongera guha Imana agaciro n'imbaraga zayo. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Iyo wibutse ibyo Imana yakoze bituma wongera guhindura Imana umushyitsi no guca bugufi imbere y'isumba byose. Yesu nashimwe cyane. Iyo umugabo yibukaga byinshi, haleluya, yibukaga igihe kimwe yarimo acurangira Sawuli, nyamara ngo yaramucurangiraga umwuka mubi ukamuvaho agatuza, ariko ngo rimwe akubifashe umurya w'intama, akubita umurya w'intama, aho kugira ngo wa wundi atuze noneho arangije ashingura icumu aritera Dawudi arisibukira rishita igikuta. Yesu nahimbaza. Imana irokora ubugingo bwa Dawudi. Mu byo yibutse ibyo nabyo byarimo. Nibutse iminsi ya kera. Haleluya. Nibuka imirimo y'amaboko yawe. Nibwira ibyo wakoze. Ndangije nkurangurira. Arabyibuka inzara yamuze. Arangije ajya kwa Abimeleki kumubwira ko akeneye umutsima wo kurya. Ahunga Sawuli. Arabyibuka. Yibuka ibintu byinshi. Arabyibuka. Yesu nashimwe. Arabyibuka yasingiriwe n'Abafilisitiya, baramufata mu maboko ye, barangije bamushyira umwami wabo, baramubwira ngo uyu ni wa wundi abagore bateye mu mbyino, baravuga ngo Dawudi yishe ibihumbi naho Sawuli yishe inzovu, uyu ni we mwami w'Abisirayeli. Imana yungura Dawudi ubwenge bwo kumukiza. Dawudi ngo arisanisha. Dawudi arangije neza insinga zikoranaho, arangije arishanisha aho b'inkonda zihoraga mu bwabo, yurira inzugi araziharara. Umwami aramubwira ati ninde wababwiye ko iki kigabo cyanjye ari wanjye n'abatumye umusazi ngewe, muranzanira umusazi we musubize aho mumuvane. Dawudi ngo bamurenze imipaka y'icyo gihugu azamura indirimbo. Aririmba uri w'itaka. Imana imurokoye muri ibyo byose abikubiramo akavuga ngo
ntacyo wisigira, waba ufite icyubahiro gisa giduca bugufi. Yesu nashimye. Haleluya, amina, haleluya. Nsoje mbabwira ngo shima wibuka ko hari Imana yakubereye umutabazi. Uyishime by'ukuri, niyo yakutabaye, niyo yakurengeye, niyo yakurwaniriye. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Aya ntabwo ari amaboko ya Dawudi yamurengeye, nubwo Bibiliya imwita intwari, ariko ntabwo ari amaboko ye. Imana niyo yagendaga imurengera. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Iyo nsomye mu Ngoma yabona ibice 8, ibice 14 by'Ingoma za mbere umurongo wa 8, harambwira ngo Abafilisitiya batera Dawudi ngo bagandika mu kibaya ari nk'irumbo ry'inzuki. Arangije ngo agisha Uwiteka inama, arambwira ngo nera Abafilisitiya bangabiza. Imana aramubwira ngo genda batere n'abakugabiza. Arangije ngo yica Abafilisitiya. Bibiliya iravuga ngo ahombora Abafilisitiya nk'uko amazi ahomboka, abatesha ibigirwamana byabo muri icyo gihugu. Yesu nahimbazwe. Haleluya. Imana niyo yabaga imurangaje imbere. Inshuro ya kabiri Bibiliya irambwira ngo barongera barirundanya bagera ahantu barahagandika. Dawudi ntiyakoraga ikosa ryo gukora ikintu atagishije inama. Arongera yigisha inama, arabwira ngo ndera Abafilisitiya n'abangabiza. Imana imuhindurira imiterere, iramubwira ngo yego batere nzabakugabiza, ariko ntuzagenda ubakurikiye, uzabacera ubete. Uzabacera ubete ubarasukireho, ngo hanyuma niwumva guhorera hejuru y'ibitugu nguru ngo uzatabare, kuko Uwiteka azaba yamutabariye imbere. Yesu nahimbazwe. Kuko Uwiteka azaba yagize ati yamutabariye imbere. Imana niyo yahoraga mu ruhande rwa Dawudi. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ari hahamya akavuga muri iki gice, akavuga ngo yawe Uwiteka atari we bari mu ruhande rwacu. Babantu bari baduhagurukiye bari butumire bunguri turi bazima. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Wifurije ko Imana izahora iri mu ruhande rwawe na 2020. Imana izahora mu ruhande rwawe. Imana izakomeze kubera umutabazi. Imana izakomeze kubera imbaraga. Muri Yesaya 28 umurongo wa 5 harambwira ngo Uwiteka Nyiringabo azabera abantu be barokotse ikamba ry'icyubahiro n'umurimbo, ngo niwicara ku ntebe bazamubera umwuka uca imanza zitabera, ngo kandi abantu be bazababera imbaraga, ngo baneshe urugamba rwageze ku marembo. Imana izakomeze ibabera imbaraga, naho urugamba ruzaba rwageze mu marembo izababera imbaraga zo kunesha. Muzahora munesha kuko muzaba muri kumwe nayo. Yesu nabaha umugisha.